Praise the Lord, Mungu asifiwe, Yesu ashimwe, ndabaramushe cyane, izina rya Yesu Kristo umwami wacu, nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mukomeye, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko mukomeje gushimana mu bice bitandukanye by'isi, ko afite amanwa meza, afite ijoro ryiza, Mana yanjye. Imana yongeye kudutera iteka ryo kwibona aha hantu, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Isabukuru nziza abavutse umunsi wa none, happy birthdays, happy wedding anniversaries, happy wedding day, congratulations. Oh my god. Ni ibintu byinshi cyane bune yavuga, ariko nuvuga ngo Imana yongeye kudutera iteka, turishimye kandi turanezerewe. Hashize igihe tutabonana, mwese nabango ndabagumbiriye, ndabayambiriye, Imana ishimwe kandi Imana iduhane umugisha. Ndabanza nsenge, hanyuma dusangire ijambo ry'Imana ritoya. Uwiteka Imana mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimye cyane kuko ugira neza. Urakoze ko twongeye kwibona ahantu dufite umwuka w'abazima, ntago ari ku bwacu ahubwo ni ku mugambi wawe. Ngaho ngwino wime hamwe natwe, udushoboze, utwereke ibyo gukora, ibyo kuvuga bibi byawe, naba ari ijya kuzina ryo rabwe icyubahiro. Iyi video reka yantugize amaraso y'Umwana wa Yesu Kristo ivuge hafi ndetse na kure mu izina rya Yesu Kristo, kuba afite ibibazo, abarwayi, abarwaje, abadafite cyo kwambara, abadafite cyo kurya, abafite ubwihebe, abo bose bagendeye kandi bagiriye neza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shizange rero, uyu munsi nagira ngo dusome ijambo ry'Imana hanyuma tuganireho gatoya. Turaza gusoma ni mu Bafilipi ibice ni 4, umurongo n'uwa 13. Philippians chapter 4 verse 13. Abafilipi ibice ni 4, umurongo n'uwa 13, harambwira ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Imana ishimwe cyane. Iri jambo maze iminsi navuga ngo ndihawe, maze iminsi navuga ngo ririmo riranyongeramo imbaraga, ririmo rirantera inkunga, ndimo ndibuka ibitangaza by'Imana, ndimo ndibuka gukora kw'Imana ku buzima bwanjye. Hanyuma mbona title, hazigiye mbonye title ivuga ngo, cyangwa se ijambo umuntu akigiramo, nakavuga ngo nakarevelation nabonye kavuga ngo kubura Umukristo ntago abagombye ibindi bisobanuro, ubwabyo birivugira. Kuba Umukristo ni ikintu gikomeye cyane. Mu bihe bya none kuba Umukristo hari igihe navuga ngo byakoreshwa nabi, cyangwa bigafata indi meaning, cyangwa se bikinterpretwa nabi, ariko kuba Umukristo kuba ari ibintu bihagije. Kwitso bijambo ngo nshobozwa byose na Kristo mu imbaraga, ni ubuhamya bwanjye buto mfite, nawe bishobora kuba byarakubayeho. Kuva nagera muri Kristo ni ibintu byinshi byakunze. Kuva nagera muri Kristo, navuga ngo nagezemo mfite amarangamutima apfuye, nagezemo mfite ubujiji bwinshi, nagezemo mfite uburangare, nagezemo mfite agahinda, nagezemo Mana yanjye ntakwiriye. Ariko nshima Imana kuko iri jambo nshobozwa byose na Kristo mu imbaraga yaragiye ikora ikintu gikomeye mu buzima bwanjye. Iyo umuntu abaye Umukristo ntago wavuga ngo ubuhunzi ibibazo byo mu isi, ahubwo ubugiye guhangana nabyo. Gusa ntago ari ubuhangana nabyo, ahubwo navuga ngo Kristo uri muri wowe n'ubu uhangana nabyo. Giza shimwe cyane. Nshobozwa byose na Kristo mu imbaraga. Hari intambara nyinshi, niyo mpamvu iri jambo rihari, ariko muhumure, Kristo yaranesheje. Message nayo nkuzaniye uyu munsi ni ukuvuga ngo muri Kristo niho hanesherezwa biriya byose. Muri Kristo niho harimo kubasha, niho harimo gushobora. Hari ibyo waba ubona ukavuga ati ibi ninjye wabigezeho nkanjye nka Sandrine, imbaraga zanjye, ubwenge bwanjye, ukirengagiza ko ari iyo title ufite, ukirengagiza ko ari uwo mwito, ukirengagiza ko ari iyo grace wahawe.
yo kuba muri Kristo. Nta kintu Umukristo yabasha nkawe adafitemo navuga ngo umwuka w'Imana umushoboza umwibutsa, kuko igihe turimo ubu ngubu dusohoyemo ntago navuga ngo Kristo araza physical, ahubwo ni umwuka w'Imana muri twebwe. Umwuka w'Imana akaba inshuti, akaba umuvandimwe ukomeye, akaba imbaraga, akakugira inama, akagushoboza, akubwira ati Sandrine genda aha, itware gutya, vuga gutya, subiza gutya. Navuga ngo ahantu ngeze ikintu nsigaye nkunda umwuka w'Imana nuko mbwire ese iki nyikore gute. Akenshi ijwi wumva rivuga gake cyane gira gutya, hari igihe wumva uvuga ati ariko ibintu ambwira ntago ari byo, ariko iyo wanze ukakomeza ukensistinga usanga ibyo umwuka w'Imana akubwiraga ari byo wari ukwiye kugira gute, wari ukwiye kuba witwaye neza cyangwa wumva umwuka w'Imana, kuko umwuka w'Imana aragira gute, aravuga, arakora. Umwuka w'Imana ntago ari imbaraga n'umuntu, nuvuga ngo ni Imana mwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Mu Mana mu butatu butagatifu navuga ngo hari Imana Data, Imana Mwana n'Imana mwuka wera. Yesu ashimwe. Imana Mwana, Imana Data, Imana mwuka wera. Navuga ngo rero ubwo butatu nibwo budukomesha, nibwo budushoboza. Ushobora guhura n'umuntu akijijwe avuga se ubundi we gukizwa bikumariye iki? Gukizwa ntago ari kugenda kuramya gusa, gukizwa no kugenda mu rusengero gusa, gukizwa ntago ari ngo kwambara neza, navuga ngo wikwije ugize gute, no gukizwa mu mutima nabyo birimo, no gukizwa mu ngeso, no kugira imbuto z'umwuka wera. Nuvuga ngo ibyo uvuga, ibyo ukora n'amarangamutima yagakorwaho, apana kuba umucakara navuga ngo bagita guta umucakara w'idini, niko nabivuga. Nukuvuga ngo hariho umuco. Yes, umuco ni mwiza nawo butuma discipline, bituma ubaho neza mu idini, ariko hari ibintu bita ngo bigeraho umuntu avuga ati iki ndagikora, ariko ugasanga kuba ugikoze ntago ari ukutinya Imana, usanga kuba ugikoze ugasanga ntago ari uko biri mu mutima wawe, aho kuvuga ati nintabikora kana karambona gute. Icyo kintu ni ikintu kibi cyane. Icyo kintu navuga ngo tukirinde, aho kuvuga uti nshozwa byose na Kristo imbaraga. Kristo aguha impamvu zo kubikora, Kristo aguha impamvu zo kutabera abandi gisitaza, Kristo aguha impamvu yo gutuma ubu Kristo bukuvugira. Niba kubona ugiye mu nzira bavuge bati uyu muntu pe ubu Kristo buramuvugira. Nukuri ubu Kristo mbuzi ukuntu bisobanura, ariko ubu Kristo bukuvugire nkuko nanjye bumvugire. Yesu ashimwe cyane. Ndasoma ijambo ry'Imana, ariko hano ndifashisha telefone kuko nafashe screenshot. Ni Abagalatiya ibice ni 2 umurongo wa 20. Harambwira ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara si uriho ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera Umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko Kristo aba yarapfiriye ubusa. Ngo kuko gukiranuka niba bizanwa n'amategeko ngo Kristo yarapfiriye ubusa. Yesu ashimwe cyane. Nabambamwe na Kristo ngo singira ahubwo ni Kristo uriho muri ngewe. Yesu ashimwe. Kubambamwa na Kristo byakabaye impamvu yo kubasha ubu Kristo bwacu. Iyo turebye Kristo hano mu isi yaduhaye urugero rukomeye cyane. Yaduhaye urugero rwo gusenga, yaduhaye urugero rwo gukunda ijambo ry'Imana, yaduhaye urugero rwo kwitangira umurimo w'Imana, yaduhaye urugero rwo kuba ikimenyetso cyiza. Yaratangaga, Mana yanjye yarakizaga indwara, yakoraga ku barwayi, yajyaga mu rusengero rw'Imana. Mana yanjye yakoraga ibintu bikomeye, yacaga bugufiya. Gusa hari igihe twamubonye afite navuga ngo afite ishyaka ry'umurimo w'Imana, afite ishyaka ry'inzu y'Imana irimo iratukirwamo, navuga ngo irimo irakorerwamo ibibi bayicururizamo, arabifata arabimenagura. Iriya ni ishyaka natwe dukeneweho, ariko mu bwenge hariho ibintu wahamagariwe ariko ko igihe kitaragera ngo ubikore, uramutse ubikoze cyangwa bivuze ukaba wagize ingaruka. Inama navuga nka Sandrine ntuzaniye umunsi wa none,
gira ubusabane na mwuka w'Imana, gira ubusabane navuga ngo na roho mutagatifu, gira ubusabane n'Imana. Imana iravuga, nibwira ngo genda aho ugenda, nivuga ati kora ibi, nivuga ati ceceka, nivuga ati kata ukate ugende, uceceke, amagambo baye makeya. Tubona Kristo yagendaga hata ibibazo byinshi akirana muri isi, ariko yagendaga avuga utugambo duke. Rero kubambanwa na Kristo kareka gatura muri wowe, hari ibintu byinshi utongera kwitegekamo. Tubona abakozi Imana benshi muri Bible, umuntu abashije kubaho Bible yaba ari umukristo koko, nta bindi bisobanuro bikugomba. Hariho ahantu ugomba kugera akavuga ati uno muntu ni umukristo koko uri serious. Hari umwaka turaganira ku ishuri, arambwira ati ariko turaganira we ari muri dini itari irya Kristo. Arambwira ati ariko uziko uri umukristo uri serious? Nuko ngo hari umukristo ari serious. Nuko ngo hari umuntu nyine umukristo ariko hari n'undi uri serious. Ubuyebize mu kindi kirimi nyine undi ururimi hari igihe rusobanura ibintu ukunda, ariko nyine mu kirimi cyacu nukuvuga ngo wowe umukristo ngo uri serious, nukuvuga ngo arikanga, nukuvuga ngo hari n'abandi bantu batari serious. Ubukristo garuke kukuvugira garuke kumvugira. Rero kubera iminota ntabwo tuba tugombye kuba twatinda, kuba twavuga byinshi. Hariho navuga ngo no kwiconnecta ari abantu bigora, niyo mpamvu video igomba kuba ngufiya. Rero nishimiye kuba tuganira ijambo ry'Imana, hari ibyo utoyemo, hari ibyo ntoyemo, ariko ikiruta cyose reka ubukristo butuvugire, reka ubukristo butubera impamvu yo kugira ngo tubibashe. Hari ibintu byinshi yaba no mu ishuri buhamya bwanjye, hari amasomo menshi navuga nk'urugero mu mashaka kwa mwaseka imibare nge nago nzi imibare, ariko hari ahantu ugera ibintu wiga ukagomba ko ushyiramo n'imibare pe ukayikora, akavuga se ikintu ubushobozi cyangwa ubuhangambuko yeye nabwo, ahubwo uravuga ati ibitabo byawe wigiramo, laptop ibiki byose ugaseka, ushyiraho ibiganza ugaseka, avuga ati muka w'Imana aha nahawe nanjye ngiye kwiga. Ariko nago ushiraho intoki gusa ngo usenge gusa, ahubwo uranakora ugahagarara bien, ugasoma YouTube, ugasoma Google, ugasearchinga, ugashaka ama resources agiye atandukanye, ukiga, Imana ikagushoboza. Rero najya mbwire ko Kristo turebye uburyo hano mu isi yahagaze bien, ijambo ry'Imana rabitwereka iyo dusomye. Yarahagaze pe, yari umwana w'Imana, yashaka ko ari kuzajya yiryamira agashaka guruka, kandi avuga ati no, I have all power, mfite imbaraga zose, ndashoboye, ndabashije. Papa arimije ko yarabikoreye pe, yarabikoreye kugeza ku munsi wa nyuma, kugera ubwo agiye kubambwa, yarabikoreye, aratubambirwa, izina rye rihabwa icyubahiro iteka ryose. Rero reka tumwiyambaze ibihe byose, reka tubere imbaraga, reka tubere ubushobozi, reka nugira ikintu uhura nacyo ukabona ni challenge, wibaze mu Kristo yakinyuzemo. Ese Kristo yaranzwe mu isi? Ese Kristo yaratotejwe? Ese Kristo yaratutswe? Nusanga ibyo bintu biri kukubaho, ntugire ngo hari igikuba cyacitse, uri umukristo kandi ubukristo burivugira. Rero ikizaba ikibazo ntago ari kuzatukwa, ikizaba ikibazo ntago ari kuzangwa, ikizaba ikibazo ntago ari ikindi, ahubwo n'uburyo uzabyitwaramo. Ushaka ati no Sandrine, ibyo tubwira ni iki? Mana yanjye ni ubukristo, ni ubukristo bwakatuvugiye, ubukristo bwakatuvugiye mu buryo navuga ngo tubayeho, tubanye n'abandi. Yesu ashimwe, byakatubereye impamvu zo kuryoherwa. Ubukristo buraryoshye, kuba muri Yesu ni byiza, kuba muri Yesu ni igiciro, kuba muri Yesu bihesha amahoro, birakuvugurura, ukumva urubakitse, ukumva uranezerewe, ukumva ubonye inzira aho zitari. Rero navuga ngo nshuti zanjye, yareka tubigarukizanga, murabona ko twari dukumburanye, tudufite kuganira byinshi, aki topic imaranye igihe, gusa nuko ari igihe umuntu ashakisha inzira zo kugira ngo abikore bikanga, gusa ubukristo muri twe bwivugire none iteka ryose. Witeka mu izina rya Yesu Kristo ndagushimye, urakoze kuduremeye inzira kugira tuganire, urakoze kubikoze, urakoze ko ubisohoje, urakoze mwami Imana ko ari mwene data ufashijwe, mwene data usubijwemo imbaraga nkoranye zisubijwemo, icyo cyo iteka ryose. Amen. Shuti yanjye wowe utarakira Kristo, najya nkubwire ko Kristo ni umwami ukiza, ni umwami ubohora, yaje mu isi kugira ngo adukize ibyaha, nkuko
Yohana 3:16 tubwira ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwiza utarimbuka bwa bugingo buhoraho iteka. Yesu ashimwe cyane. Iyi ni impano yatuzaniye twese, kandi ijambo ry'Imana rikomeza ritwereka ko Kristo ataje ngo aducireho urubanza. Yego Bibiliya mu kwigishwa kwayo tuzajya tuvuga Bibiliya ukwiri. Nivuga ngo uri umusambanyi ariko gusambana uzabireke, ntuzagire ngo ni judgment, ntugire ngo barakujudgings, oya. Ariko kubw'ijambo ry'Imana, kubwo gushaka kw'Imana, reka ijambo ry'Imana rijye rivugwa, two kugira ngo dusimbuka bwese tuyisome, navuga ngo idukebe, umukozi Imana ngo gukeba, idukebe, twemere idukebe ariko itwomore muko Imana atuyoborekana dushoboze. Ya rero navuga ngo aho uri, aho uhagaze, byashoboka ko uhindukira. Waba urembejwe, waba urwaye, waba ubabaye, waba ufite amarangamutima yakozweho, yarwaye, yababaye, arembejwe, uri ahantu wumva uri muri cycle, gana Yesu. Kuba Umukristo birivugira. Kuba Umukristo ntago byarabwa kwiriye kuba gomba ikindi gisobanuro ngo ngende Umukristo no. Yekwiye kuba uri gutambuka, uri kugenda, uburyo ubayeho, uburyo uvuga, uburyo ubaye n'umuryango wawe, uburyo mu nshuti, mu baturanyi, mu mavandimwe, mu bana, byari bikwiye kwivugira pe. Byari bigiye kwivugira. Nturinde kwisobanura ngo ngende Umukristo, ngo ndi umudiyakoni wahangaha, ngo ndi umupastor, ngo ndi umwaposto. Ibyo ntago byari bikwiriye, ahubwo twe gukora bati this is apostle yahageze, bishop yahageze, pastor, diakoni yahageze, umuririmbyi, worshiper, umuramyi. Byari bikwiye kwivugira. Ya rero bananze ntayo nkomerekeje, ya Imana iduhana umugisha. Navuga ngo rero nawe wari wacitse intege, subizamo imbaraga. Kristo aracyari ku ntebe y'icyubahiro ndetse yo kunesha no gukomera. Yesu ashimwe cyane. Ya nawe mugira ibihe byiza, ndabakunda cyane, murakoze, bye.